mugisha wabonye, byaba imyaka y'ubukuru, aho waba ugeze hose ntuzakure ikirenge mu nzu y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kubifuriza icumweru ciza, kandi nizera ko Imana yabanye namwe kuva ku wa mbere kugera uyu munsi ku cumweru. Imana ishimigwe imirimo yayo. Nanjye ndashima Imana yabanye nanjye, nubwo umubiri utameze neza, ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye muri byose. Twari kuganira kuri Zaburi 23, hanyuma hari umurongo wa 6 niwo udusoreje iki cumweru, aho Dawidi yavuze ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho mu minsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Mu gusoza iyi Zaburi nifuza ko tuganira ibintu bibiri. Icya mbere ni uyu murongo wa 6, yaravuze ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho. Iyo bavuze ngo ni ukuri, harimo kurahira, ariko harimo na conviction, harimo kwemezwa, harimo kwizera, harimo ibyo avuga arumva ari ubuzima, ariko kuri k'ubuzima bwe. Yaravuze ngo ni ukuri. Iyo bavuze ngo ni ukuri, ni ukubanza kumenya ibyo yaciyemo. Akurikije ibyo yaciyemo, uko Imana yagiye ibimurokora, turaza kubireba. Yaravuze ati ni ukuri, noneho bimpaye assurance, bitekashe mu mutima wanjye. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho mu minsi yose nkiriho. Ni nkaho iyo urebye mu rugendo rw'ubutayu, Imana yari yarafashe ibintu byose abantu bazakenera, irabitunganya, irabiteganya. Sinzi niba murabona iyo abantu bari mu marushanwa yo kwiruka cyangwa se andi marushanwa, hari ukuntu abategura amarushanwa bategura na ambulance iri butware abakomerekeye muri iyo nzira cyangwa se abakoze impanuka. Ukabona buri kintu cyose bagitekerejeho. Baratekereza ngo aha hantu bashobora kuhagera bakayoba, bakahashyira icapa, bakahashyiraho n'ababayobora. Ukabona buri kintu cyose bagitekerejeho. Dawidi yaravuze ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi. Dukwiye kugira assurance, dukwiye kugira icyizere ko kugirirwa neza n'imbabazi bizatwomaho. Kugirirwa neza n'imbabazi ni full package y'ibyo uzakenera mu rugendo rw'ubuzima. Twe rimwe na rimwe hari igihe dusaba Imana ibyo dukeneye aka kanya, ariko birashoboka ko ibyo uzakenera mu myaka 20 iri imbere bidahuye n'ibyo ukeneye uyu munsi. Birashoboka ko ibyo uzakenera mu gihe gikurikiyeho bidasa nk'ibyo uzakenera mu yindi myaka izakurikiraho. Imana rero imenya gupfunyika umugisha uzavamo ibyo uzakenera mu rugendo rw'ubuzima. Ntukite kuri details z'utuntu duto aka kanya. Gusaba Imana kwigukiza, ikugirire neza, yego, ariko ugiye waguka usaba Imana ibintu bigari bingana n'ibiri mu mugambi w'Imana kuri wowe. Sinzi niba wumvishe neza ikintu mvuze. Ugiye waguka usaba Imana ibingana n'ibiri mu mugambi wayo kuri wowe, kubera ko hari igihe hari umugani wa Kinyarwanda uvuga ngo nta wiyima uwo mwima hari. Imana yo ntitwimira duha, kandi ikaduha ibirenze ibyo dusaba. Rero dukwiye gusaba ibingana n'ibyo yaduteguriye, cyangwa se ibingana n'ibiri mu mugambi wayo ku buzima bwacu. Ntekereza ko abantu benshi barinda bapfa batabikonsomye, batabikoresheje byose, kubera ko batabimenye. Ntanga urugero, abantu bavuga ubunini bw'ubwonko, kapasite yabwo, bavuga ko
umuntu ashobora kuba arinda apfa atarakoresha na kimwe cya kabiri cy'ingano y'ibyo ubwonko bwakora. Ukibaza aho iyo yindi espace yo bigenda bite, ishobora kuba ipfa idakoze. Umuvugabutumwa witwa Munoro yaravuze ngo ahantu hakize kuruta ahandi ngo ni ku irimbi, ngo kubera ko ngo abantu bapfana imigambi itashizwe mu bikorwa, abantu bapfana amaporoje atakozwe, bapfana ubwenge butakoreshejwe, nge nongeyeho ngo n'umugambi Imana yabaremeye cyangwa se ibyo Imana yabateguriye barinda bapfa batarabyinjiramo, batarabikora. Kubera ko munsi y'ubutayu bwa Sahara ho umuntu ashobora gukwiza imyaka 50 atazi ngo ndinde muri Kristo Yesu, naremewe gukora iki, niyihe mpano mfite, n'uwuhe mugambi Imana ifiteho, niyihe miryango ikinguye. Mu by'ukuri n'ahantu hatari amahirwe menshi yo kwaguka no gukora ibintu bikomeye, kubera ko batadutegura gutyo. Ariko wowe nkurikiye kuri iyi channel ndakwinginze, ntukite ku tuntu duto ukeneye uyu munsi, ahubwo ukwiye gusaba Imana kugirirwa neza n'imbabazi. Yani ibiri muri package y'Imana uko byakabaye byose ukabyinjiramo, bikagukurikira, ukabikoresha. Kanongereho ikindi, ntabwo umugambi w'Imana ungana nawe. Hoya, uzakomezanya n'abana bawe n'abuzukuru n'abuzukuruza kugeza ku buvivi no gukomeza. None se Yakobo ntiyahamagaye abana be 12 buri wese akamubwira ibizamubaho, n'ubu bikaba bigikomeje? Kuki wowe ko Imana itarobanura ku butoni, Imana itakomezanya n'urubyaro rwawe n'abazagukomokaho? Dore kwibesha gukomeye ni ukwifuza ko byose bisohorera kuri twe, kubera ingano y'inzara dufite, kubera ibirarane twagize mu buzima, kubera umugabane twavukiyemo, kubera icyiciro cy'ubuzima turimo, turashaka ko byose bisohora kuri wowe. Ntabwo bishoboka. Amasezerano atazasohorera kuri wowe azakomezanya n'abandi kuzageza ku bisekuru byinshi. Dawidi yaravuze ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho. Reka ntange urugero. Mu masezerano 7 Imana yasezeranije Dawidi, yaravuze ngo nzaguha izina rihwanye n'iry'abakomeye bo ku isi. Nagira ngo mbibutse ko muri Isirayeli aho nageze, imva ya Dawidi irubashwe kuruta ahandi hantu hose. Hari n'abatambyi bahahora amasaha 28 basenga. Kubera iki? Niko Imana yavuze, izamuha izina rihwanye n'iry'abakomeye bo ku isi. Na Yesu nawe akomoka mu rubyaro rwa Dawidi, imubwira ko imusezeraniye isezerano ry'imbabazi zitazarangira. Kuri Dawidi imbabazi ntizizigera zirangira. Imubwira ko atazabura uwo kumusimbura mu rubyaro rwe. Na Yesu nawe avuka mu rubyaro rwa Dawidi. Dukwiye kugira imyumvire imeze ityo. Dawidi rero yavuze ngo ni ukuri, akurikije uko azi Imana n'uko yayibonye n'uko bagendanye. Yavuze ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizamwomaho. Si we wenyine, n'abazamukomokaho bizamwomaho iminsi yose. Hanyuma aravuga ngo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Nagira ngo mbwire kuri uyu mugoroba, Imana niyo kwizerwa, izasohoza icyo yavuze, izasohoza imigambi yayo kuri twe. Ahubwo ibirenge byacu bikwiye kuzaguma mu nzu y'Imana, dukwiye kuzaguma mu gakiza, dukwiye kuririmba nk'aba mu Kristo ngo ngende umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose kandi kuzageza gupfa. Dukwiye kuba turi abantu biyemeje kuba abakristo ku kiguzi cyose bisaba, twaba turi mu migisha Imana yaduhaye, amasezerano yayo yabasohoye, ntituzaburira Imana umwanya. Niko byagenze basoza ubutayu, yarababwiye ngo nimumara kujya mukabyibuha, mukubaka amazu mukayabamo, ntimuzibagire iyi Mana batungiye muri ubu butayu imyaka uko ari 40. Ni ukuri nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Billy Graham yararirimbye aravuga ngo n'uwanyimika
nkaba umwami w'ishanga rinini ringana rite, ndi imbata y'icaha, sinabikunda. Yesu arandyohera aruta ubuki bwose. Nta kintu na kimwe gikwiye kugutandukanya n'ubuntu bw'Imana, byaba icubahiro, byaba imyaka y'ubuto, byaba umugisha wabonye, byaba imyaka y'ubukuru, aho waba ugeze hose ntuzakure ikirenge mu nzu y'Imana. Iyo tuvuze inzu y'Imana ntiwumve za nkuta enye cyangwa se zirenze z'isengero dusengeramo, ahubwo wibuke ko nawe uri urusengero. Bishatse kuvuga ngo ntukaburire Imana umwanya mu mutima wawe, ntukimure Imana mu mutima wawe. Imana ntikabure icubahiro mu mutima wawe. Abantu bamwe na bamwe hari ubwo basuzuguza Imana inkunga yabateye, ariko wowe kugirirwa neza n'imbabazi bizakomaho. Ntuzave mu nzu y'Uwiteka kandi iteka ryose. Hari impamvu Dawidi ibyo avuga arabizi ko Uwiteka yamubereye umwungeri. Iyo tuvuze ko Uwiteka ari we mwungeri, ni ikintu cyo kwitondera. Iyo avuze ngo Uwiteka ni we mwungeri wanjye, sinzakena cyangwa ntaco nakenya. Uzi ubukene abantu bafite? Mutekereza ko ubukene ari ukuba udafite amafaranga? Ntabwo ari byo. Hari abakene bafite amafaranga, hari abakene bafite menshi. Umuntu umwe yagiye muri Amerika abona ubukire abantu bafite, aravuga ngo abenshi yabonye ni indushi zifite amadolari, zifite amafaranga menshi ariko zirushe. Nanjye nakwemeranywa nawe. Yambona abantu hano bishwe n'ubusinzi, ukabona urubyiruko ruri mu modoka nziza ariko rwabaswe n'ibyaha bitandukanye, ukabona abo bantu ni abakene. Mu by'ukuri ni abakene. Iyo bari kuba icambere bakeneye Yesu. Iyo urebye abana beza badafite na kimwe babuze ariko ari indushi z'ibyaha bitandukanye, ubona abantu ari abakene. Dawidi rero Imana yaramumaze ubukene mu gice cy'umwuka, ubugingo n'umubiri. Imana yaragukemura ico kibazo ikagukiza ubwo bukene bw'imbere. Ni nako mu Byahishuriwe havuga ngo ngureho zahabu ubone kuba umutunzi, kuko wibwira ko utunze kandi ari we mutindi. Umuntu utinyuka gukora nka bya bindi byose tuzi natwe twese, uwo muntu mu by'ukuri aba ari umukene. Imana niba yaragukijije ubwo bukene, ukwiye kuyubaha. Ikindi, iyo avuze ngo andyamisha mu canya c'ubwatsi bubisi, mu gihe abandi bishwe n'inzara y'imbere, abantu bakaba bishwe bafite amarangamutima ashonje, ubwenge bushonje, amahitamwo akenye, Imana ikaba yarakuryamishije mu canya c'ubwatsi bubisi, ikakunywesha ku migezi y'amazi idasuma, ukaba wishima nta nzoga wanyweye, ukishima utabanje gufata ibiyobyabwenge. Ukwiye kubyubahira Imana. Hanyuma ikindi, niba Imana igusubizamo intege, ikakuyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye, ukwiye kuyubaha. Nubwo wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, Imana ikaba yaragutabaye ikaguha ihumure hari ibikwica, Imana ikabihindura amahoro. Ukaba ufite ihumure riva ku Mana, ukwiye kubishimira. Niba Imana yaragutunganyirije ameza mu maso y'abanzi, ikakugirira neza, ugasigwa, ukajya ubona uva mu bwiza ujya mu bundi. Ndabizi neza ko umwanya wicayemo hari abandi mwawuhataniye, kandi birashoboka ko ari ubuntu bw'Imana bwakwicaje aho wicaye. Birashoboka ko ari imbabazi z'Imana zikugize uriwe. Birashoboka ko ari neza y'Imana ikiguhagaritse ukurikije ibyo uzi waciyemo. Ukwiye kumenya ko ari Imana yakugiriye neza, ukwiye kubishimira. Dukwiye kumenya ko kugirirwa neza n'imbabazi bigenda bitwomaho mu minsi yo kubaho kwacu, tukarushaho kubishimira Imana. Nagira ngo dusenge
mu gusoza iki cyumweru. Imana ibane nawe, iguhaze ibyiza, kandi nzi neza ko nta cyiza na kimwe izakwima. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, watubereye wo kwizerwa ku manywa na nijoro, imvura igwa, izuba ryavuye, mu rupfu no mu buzima, mu gasuzuguro no mu cyubahiro. Wabanye natwe abantu badukunda n'igihe twari twahagurukiwe, wabanye natwe turi bazima n'igihe twari turwaye, wabaye uwo kwizerwa mu ntambara no mu mahoro, wabanye natwe Mwami. Turagushimiye mu bukene no mu bukire, ukomeza kuba uwo kwizerwa. Turagushimiye Mwami, turagushimiye ko utwitaho mu gihe cyose, ntiwadusiga, ntuduhana, no mu gihe cy'intege nke ukomeza kudusindagiza. Ntabwo dukunda kuko twakiranutse, niyo twakiraniwe urongera ukatwiyegereza, ukatugaruza neza, ubuntu bwawe bukabana natwe. Turabigushimiye. Turagushimiye ko wabanye natwe ku wa mbere kugeza uyu munsi ku cyumweru, twabonye ineza yawe. Ushimwe kutadutereranye, ushimwe kuko itubereye Imana. Turagushimiye imirimo yawe ikomeye, turagushimiye kuri wo kwizerwa, turagushimiye kubana natwe ibihe byose. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishimwe, izina ryawe rishimirwe uko utwitaho. Iyo dukeneye ihumure tubera ihumure, iyo dukeneye amahoro duha amahoro. Uri byose kuri twe, duha icyo dukeneye. Turabigushimiye. Ntabwo wabikoreye Dawidi gusa, natwe turabahamya babyo, turabahamya b'imirimo yawe, turabahamya b'ibitangaza wakoze, turabahamya bo kugira neza kwawe. Ubishimirwe Mwami, ubishimirwe. Turagushimiye iki cyumweru, turagushimiye ko wabanye natwe, tukuragije igikurikiyeho. Ndabizi ko uzakomeza kuba uwo kwizerwa, ndabizi ko uzatwitaho. Turasenze kugira ngo uzaturinde amosha ya Satani, uzaturinde uburiganya bwe, uzaturinde ubugome bwe, uzaturinde gukora kose kwa Satani. Tuzabone neza y'Imana, tuzabone ibyiza bisimburana n'ibindi, tuzabone amasezerano yawe asohora, tuzabone imigambi yawe ku buzima bwacu. Turasenze tutagusaba iby'ibi byumweru gusa, ahubwo turasenze ngo duhe umugisha uzavamo ibyo tuzakenera mu rugendo rw'ubuzima bwose dusigaje kubaho. Turasenze kugira ngo uzatubere uzakomeza uwo kwizerwa ku buzima bwacu. Duhe imbaraga zo kukwegera, duhe imbaraga zo gukomeza kuba imbere yawe. Ibi byifuza kuhadukura ni byinshi, ariko turasenze kugira ngo dukomereze amaboko, ukomeze kudufasha, tube hafi yawe. Urakoze, bana na buri wese. Ijoro ry'umugisha ku bagiye gusinzira, kuba ari mu kazi nawe ukomeze kubitaho no kubaba hafi muri byose. Ndagushimiye ko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Izina ryawe rigahabwa icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.